yavuze ibitaravuzwe, ibyo mwatinye kuvuga, ibyo bamwe batinye kuvuga byose, ibyo abandi batinye kuvuga, we yamenye umuceri mu rukiko. Ndimo ndabarizwa abandi bantu twari turi kumwe, kandi nabo bakabaye bari imbere y'urukiko. Yahereye kuri ribu, afata polisi. Urajya uvuga nsubire mu Rwanda bajyanye mu gukora ubugenzuzi. Yego. Avuga ko ari kubazwa raporo yagiyemo mu bugenzuzi. Anavuga ko ribu yari kuri icyo gikorwa. Ubwo bugenzuzi yabugiyemo. Ari wenyine yari ari kumwe urwa mbere. Vuga. Urajya uvuga asubiremo. Ubugenzuzi abazwa yagiyemo yari ari kumwe na urwa mbere na ribu. Polisi. Ari kumwe na polisi. Na Rema. Ari kumwe na Rema. Na Rwanda Revenue Authority. RSB, Rwanda Standard Board. Hanyuma hazamo n'urwego rw'umutekano rushinzwe iperereza rwitwa NSS. NSS. Iperereza, urwego rushinzwe iperereza. Kandi yabivuze mu rukiko. Ni rero watumye Zahitono ruzimenwa. Nabyo ubwabyo ni ikibazo. Ahubwo witwa Gasuku ndamusubiza muri Kongo. Kuko yinjiye Amerika ari umukongomani. Buretse gatoya uwitwa Gasuku natitonda ndamusubiza muri Kongo. Neho we yaravuze ngo hari n'undi rwego rutashatse kwivuga. Noneho Patrick we rero aruvugiye mu rukiko. Ko bari kumwe muri inspection cyangwa mu igenzura. Patrick akaba ari kuyibazwa. Yego. Aragira ati noneho bazavese. Aragira ati nyakubahwa president. Nimba koko umuntu wese niba nta karengane shobora kuba ndimo ndakorerwa, niba abantu bose baresha imbere y'amategeko, ni gute magara hano imbere y'urukiko genyine, kandi hari abari bashinzwe, hari abo twakoranye iryo genzura, cyane ko atari wari ukuriye urwo rwego rwo kugenzura. Kwa Kazungu, buretse rero turebe kwa Kazungu, raporo yakoze muri Nguvu Jini, abagiye kwa Nguvu Jini ni raporo y'urwego rw'igihugu y'inzego zitandukanye. Kandi ejo twumvise deputy umuyobozi wungirije wa Rwanda FDA yaravuze ngo mu nganda twagezemo Nguvu Jini Limited bari bujuje ubuziranenge. Hanyuma arangije avuga ku by'iyi raporo, umuyobozi wungirije wa Rwanda FDA avuga kuri iyi raporo ko yakozwe kuri iyo tariki 27 na 31 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma umunyamategeko wa Ntiyanabayo Samuel ari we Kazungu wa Nguvu Jini witwa Betre Sam, umugabo zikuburana kandi rwose pe, aravuga ati jewe nshingiye kuri raporo, wabyumvise neza, mu bintu bigiye gutungurana muri iki kiganiro giyi raporo nanayishyiramo. Noneho iyise iyi ngiyi genda yifita ariko ese nayiguha, wabyumvise neza, twebwe ni twe kuri 27 genda yifite ifungishije abantu hanga, jewe ndayifite raporo y'igenzura yakozwe mu ruganda rwa Nguvu Jini Limited ku itariki 27 abantu bakabafungwa bazizira. Urayifite? Ndayifite. Hanyuma rero ndajya ngo twegere umusozo. Afungiwe nyine yangije ibintu bikorwa remezo. We niwe avuga ko yajyanye n'izo nzego zose zirindwi tumaze kuvuga. Kandi izo nzego rero reka nkubwire abo ngabo yavuze mu rukiko. Wabyumvise neza? Izo nzego zose ubwazo zifite iyo zifashe icyemezo, ubwo ni gahunda. Yavuze ati twasuye uruganda turi inzego zirindwi. Yego. Mu bantu bari bafite ububasha bwo gufungura uruganda, nta n'uwigeze abazwa muri ribu, nta n'uwigeze ahamagarwa, nta wageze mu bushinjacyaha. Ninjye wabajijwe, ninjye wagaragaje ko uruganda rufite etanol nk'umuntu wabyize. Yego. Ariko ninjye uri imbere y'ubutabera, ndimo ndabarizwa abandi bantu twari turi kumwe, kandi nabo bakabaye bari imbere y'urukiko. Avuga ati nta bubasha na bumwe nari mfite bwo gufunga uruganda. Yego. Aravuga uti raporo narayitanze muri FDA. Wagiye uhagarariye FDA. Raporo nagenje gute? Yarayitanze, yabivuze. Ariko uko biri kose w'Ibugande azatangaza uruganda rwa Kering ari urw'umu. Reka tunabyerure kuko Theo yari yatangaje ko uruganda rwa Kering ari urw'umukobwa wande wa Kazungu Ntiyanabayo Samuel Nguvu Jini. Ahubwo Kering ya supplyinze muri Nguvu Jini.
kandi rimwe gusa ariko avuga yuko mu bindi bigo ho rwose yagiye abasapurayinga ariko muri Nguvu Gin bo yabasapurayinze rimwe gusa. Wa none twizera iki ku itariki niho urubanza ruzasomwa, twizera iki? Urabona amaso yawe akwereka iki? Inshuti bakunzi mudahwema gukurikira inkuru n'ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi, tubahaye ikaze rero ni Ikaze TV Rwanda, turi kumwe na Impanuro TV, Chapters TV. Inzozi ntabwo twese turota ku manywa. Impanuro TV ngo umubumbe TV, hanyuma rero n'Umutaka TV. Hari umutaka rero, aho umutaka niwo ufite agaciro kugeza uyu munsi kubera ko izuba rimeze nabi. Abantu bareba Umutaka TV rero hanyuma bakore subscribe, like na comment. Mwebwe mutigeze muyikora, niba warakoze subscribe ku Umutaka TV gerageza, hanyuma rero wowe ukore like na comment. Hanyuma utarakoze subscribe nawe tumubwire ngo niyandikishe ku Umutaka TV, hanyuma rero ajya abona inkuru n'ibiganiro byacu binyuraho umunsi ku wundi. Turi ku itariki ya 26 ukwezi kwa munani umwaka ni 2026, aho twagarutse kandi gukurikirana cyangwa se kumva iburanisha urubanza rwitiriwe Ntihanabayo Samuel ariwe witwa Kazungu wa Nguvu Gin, aho ari kumwe na timu ya Rwanda FDA, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukurikirana n'ubuki Rwanda FDA, ariko nabyo igihugu gishinzwe gukurikirana cyangwa se gutanga ibyangombwa, imiti n'ibiribwa. Aho twagiye twumva rero ku munsi w'ejo twumvise ubwo Kazungu yaburanaga agaragaza yuko yatandukanwa n'ikigo cyitwa Nguvu Gin, Ntihanabayo Samuel akitwa Ntihanabayo Samuel nk'urugo rwe, hanyuma Nguvu Gin Limited nayo ikaba ukwayo nka company. Yaravuze ati jewe ndi umushoramari, ntabwo jewe ndi umushoramari nashoye imari yanjye, hanyuma shyiraho ikigo gishyiraho abacuruzi cyangwa se abakurikirana gahunda z'ikigo. Buri muntu wese rero afite ibyo ashinzwe, afite inshingano ze. Hari abashinzwe production, hari abashinzwe umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ati rero ndasaba ko natandukanwa n'ibyo bintu. Nyuma yaho rero Maître Sam wunganira Bwana Ntihanabayo Samuel yagezeho anagaragaza bimwe ubushinjacyaha bwibazaga ko nta suku yakozwe mu kigo cya Nguvu Gin Limited, agaragaza ko nta raporo yigeze itangwa mu kigo cya Nguvu Gin Limited. Ariko kandi yaje kugaragaza raporo yo kuwa 27 na 31 z'ukwezi kwa munani 2027 na 31 z'ukwezi kwa karindwi, ariho hahise muri iyo minsi haba icyo twakita inkundura yo kurwanya inzoga z'ibyuma cyangwa se inzoga zitujuje ubuziranenge. Ariko iyo raporo ya 27 z'ukwa karindwi ndetse na 31 ikaba yaremezaga ko uruganda rwa Nguvu Gin Limited rwujuje ubuziranenge kandi ndetse n'ibyangombwa byabo nta macenga babigizeho. Iyo timu rero, iyo timu yagarutsweho uyu munsi, yagiye naho ushaka kwibanda ubundi ni ushaka urumva ari ushaka guhera, niyo content wabyumvise neza, niyo content urumva ari ushaka guhera kuzana abakorodina ntabwo bazwi, ntabwo bazwi. Reka tuvuge wenda turabanyuramo byagenze bitera uyu munsi urubanza rwatangiye, cyangwa mbaze nkubwire nejo harimo Sina Gerard Nyirangarama, directeur cyangwa se DG wa Rwanda FDA, Professeur Bienvenu Emile araregwa gutanga icyangombwa ku ruganda rwitwa Sina Gerard Nyirangarama. Hanyuma rero icyo cyangombwa kikaba cyarateje ambutiyaje hagati y'iperereza, wabyumvise neza, aricyo gitumye nyamukuru Rwanda FDA irimo hano. Bagiye bumva ko umuntu wese abazwi ibye. Deputy niwe wasinye icyo cyangombwa, ntabwo ari professeur wagisinye. Hanyuma ikindi deputy witwa Eric Nyiringabo yemeje yuko Rwanda FDA yasanze uruganda rwa Nguvu Gin Limited rwujuje ubuziranenge, nta kibazo barufiteho. Ariko kandi twari tuzi ko ari cyo kibazo gusa, kumva uyu munsi hagaragayemo izindi zitisi. Uyu munsi ni finale nake keri wayumvise, keri nayumvise. Uyu munsi ni finale, ariko wenda tuzongera kumenya ibyo gusomwa y'uru rubanza. Ariko uyu munsi urumva ni urubanza rurero, ni urubanza rufashe iminsi 2, urumva ukejo mwabikurikiye. Ariko hari abejo byarangiye batagenje gute, bataburanye. Uyu munsi rero twazindutse, turazinduka tugira ahangaha ku rukiko, twageze saa 2 n'igice
twageze imbere ya saa mbiri mbere ya saa mbiri ariko dusanga abantu baza buke hanagifunze rega w'ejo ibyumba biberamo imanza byari bigifunze kubera ko urukiko icyumba cy'inteko iburanishirizwamo cyabaye gitoya cyane ku munsi w'ejo biteza ambutiyaje no kuwa kangahe niko byari byagenze uyu munsi rero babanje kuhafunga kugira ngo baze gufungura nyuma icyumba cyaje gufungurwa abantu turategereza ariko perezida w'urukiko agerageza kutubwira ati rero nyamuneka mutegereze hanyuma ikindi kandi tubasaba imyitwarire myiza bigende neza ati rero hanyuma rwose ati ibyo biradufasha twese iyo dufatanyije n'urukiko rw'ibanze rufite perezida mwiza utanga serivisi nziza hari ikintu nibazaga kubera ko ejo hari ababuranye nibazaga uyu munsi bari bubazane nabo kubera ko bari basoje ntekiza ko nta rindi jambo bari bwongereho Kazungu kuriya yambaye uyu munsi ntabwo ko yambaye uyu munsi Kazungu ejo ariko yari yambaye ishati y'amaboko magufi zazini zakwa zikunje gutya bayita nguki Miami Amatiya cyangwa Miami hanyuma rero yari yambaye n'ipantaro ya poche bombe nk'iyi nkumburwa yambaye uyu munsi yaje yambaye agapira ntabwo iri ku rwego rwa Kazungu uyu munsi miliyari 1,900 oya pastor katwana tubwira abana bakuru inkumburwa yikwe Nyabugogo Kazungu yakwe muri Amerika cyangwa muri Canada reka tugende uyu munsi Kazungu yaje yiyambariye just nyine bisanzwe ariko bari baje nabo bazanywe nubwo batari kuborana jya umenya Kazungu ko ari iniga Kazungu ni umuriyo sport wabyumvise neza abariyo rero ntabwo bikomplika uyu munsi bose nanone bagaruwe uzabaze arimarazi yanamusuhuje twagiye yego pastor urubanza rero rwaje gutangira bose barahagezwa urubanza rwatangiye ku isaha 4:40 yego rumaze gutanya ku isaha 4:40 mu camanza n'ubundi abanza kwibutsa bitabiriye ko telefone zitemewe gufata amajwi n'amashusho ntibyemewe na telefone yo kuyikoresha usibye abanyamategeko bonyine gusa ugomba kwishyira siyansi ubundi ugashyira hehe mu mufuka arangije avuga ati hari abatari bagezweho ejo cyangwa se avuga ati tugiye gukomeza iburanisha ubwo numva urubanza rwasubitswe ejo kuri bamwe kuko rufite kode imwe hari abatari bagenje gute hari abatari bagezweho ubwo haburaga abantu bane aba bantu bane urubanza ikintu byabaye ni byiza rwakaswemo ibice habanza igihane cy'aba nyir'inganda haza gukurikiraho abayobozi bakuru yego uyu munsi haburanye noneho abayobozi navuga ko nyine abahagarariye ejo mu gitondo haburanye ba nyir'inganda haburanye Kazungu ntiyanabayo Samuel wa Inguvu Jini n'abanyamategeko be haburana uruganda rwa Kerry Flavor wabyumvise neza hanyuma Kerry yo yagaragaje ko produit yayo yasapurayinze ibigo bitandukanye harimo za Bralirwa nkubaje akantu gato bitewe n'amakuru wawo undi hahandi batangazaga uruganda rwa Kerry basanze ari urwanda basanze ari urw'umunageri wawo undi watangaje oya yatangaje uriya wowe hanze wo muri Kenya niba ari Bugande se urumva hanyuma rero bivuze iki rero bivuze ngo uyu munsi wa none uriya zatangaza n'ubwambure bwa se twagiye ababuranye uwitwa Muhimundu Alice uriya w'Ibugande azatangaza n'ubwambure bwa se uruganda rwa Kerry ngari urw'umu reka tunabyerure Theo yari yatangaje ko uruganda rwa Kerry ari urw'umukobwa wande wa Kazungu ntiyanabayo Samuel Inguvu Jini ahubwo Kerry yasapurayinze muri Inguvu Jini kandi rimwe gusa ariko avuga yuko mu bindi bigo ho rwose yagiye abasapurayinga ariko muri Inguvu Jini bo yabasapurayinze rimwe gusa bibiye n'uruganda rwa Kerry nuzamwe tuzavuga ngo wenda ngo yaraturotse yego hari uwitwa Muhimundu Alice uwitwa Elizabeth Uwamahoro na Claudine na mushiki wanje na Claudine ni mushiki wa Pastor Claude mushiki wanje nawe urabona ko yakoraga muri Rwanda FDA mushiki wanje Claudine yego abo nibo babanje guhamagazwa asubiramo izina rye baryumve Claudine Niyigena niyo nzima bazumve niyo nzima na Niyigena wabyumvise Claude na Claudine yego twagiye mushiki wanje muri Kristo Yesu n'umunyarwanda bajya imbere y'inteko bahereza umwanya ubushinjacyaha buhabwa umwanya aba nibo batatu babanje yego ubushinjacyaha buvuga cyangwa se impamvu bushaka ko bakurikiranwa yego bafunze
hari izo bavugaga muri rusange ariko biza kugera kuri buri umwe batanga impamvu zigenje gute zihariye. Abavuga ko aba bose ari bakoze icyo bita inspection, bagiye basura uruganda zitandukanye, ariko hari uruganda rwagarutsweho rwitwa Tera Imbere Agribusiness. Uruganda aba batatu bose bavuga ko aba batatu bose barusuye bagasanga uruganda rutujuje cyangwa se hari ibyo rukora bidafite ubuziranenge, budafite icyangombwa. Ubundi kuvuga ku ruganda rwari rutarakora ngo ntabwo rwakoraga. Urutarakoraga ni Buffalo Africa. Uruganda rwa Tera Imbere aba bose bararusuye, ariko ikibazo mikoro uri kure yayo kandi cyakuzanya n'umunwa wa mikoro. Yego, uruganda rwa Tera Imbere aba batatu bose bararusuye. Yego, basanga uruganda nta icyangombwa gitangwa na FDA cyitwa FBO. Basanga uruganda ntacyo rufite. Yego, basanga uruganda nta production manager rugira. Yego, ndetse basanga rufite isuku nke. Yego, ndetse n'ibikoresho bapfunyikagamo bitizewe. Ubwo ni ubushinjacyaha. Ubwo ni icyo ubushinjacyaha buvuga kuri aba batatu basuye uru ruganda rwa Tera Imbere. Rukavuga ko aba ngaba bamaze gusura uruganda babyirengagije. Yego, bifunga nyine bahuma amaso. Reka wenda nkoresha ino mvugo, bahuma amaso, ntibatanga cyangwa se ntibafata icyemezo cyo gufunga iki uru ruganda. Bararureka rurakomeza rugenza gute, rurakora. Yego, ariho bavuga ko bakoze icyaha cyitwa abuse of functions. Kandi bagaruka kuri Claudine ko we yirengagize by'umwihariko uruganda rwa African Buffalo, kuko we yarusuye agasanga uruganda nta production manager uhari. Yego, kandi bahasanga ethanol, ariko batagaragaza aho iyo ethanol yagenje gute yaturutse. Yego, ariko se wajya ureka tukabanza umwe tugasoza tujya kuvuga nk'uko ubushinjacyaha bwavuze, bwabanje kuvuga muri bose muri rusange. Hari ibyo bose bagenje gute bahuriyeho, kuko nk'urwo ruganda rwa Tera Imbere bose bagiyeyo muri inspection, ariko muri visit. Ariko uyu Claudine wakaba yarasuye n'uruganda rwa African Buffalo. Yego, nibyo nimo nagusoma. Nako nagira ngo tugende muri kantu kose Yego, aba bakavuga ko uruganda batigeze bagenza gute, barabisuye ariko babihuma amaso, ariko ntibagenza gute kubera ko rutakoraga. Hari Pan African Buffalo, tugende kuri Tera Imbere, kuko nayo Tera Imbere Agribusiness. Kuko ni inganda ebyiri aha ngaha aba bantu babazwa. Nizo ubushinjacyaha buvuga ko basuye bagakora inspection, ariko ntibagenze gute, ntibafata icyemezo cyo kuzifunga. Yego, duhere kuwa mbere. Reka duhere kuwa mbere. Uwa mbere yitwa nde? Ubwo uwireguye wa mbere uri kubyumva. Yego, uwireguye wa mbere. Yego, avuga ku kigendanye n'ibyo kuba yarakoze inspection. Yego, ibintu ndaza kuguha umwanya ubivugeho by'umwihariko. Twagiye, uri kubyumva, ubivugeho by'umwihariko cyane. Elizabeth niwe yavuze ko icyaha aregwa atacyemera. Avuga ko yageze mu ruganda asanga icyo gihe hari isuku, asanga nta kibazo cyari gihari, ariko noneho bakaba bari muri process yo gushaka ibyangombwa. Niwe uyu nguyu avuga ko raporo bamurega, uri kubyumva. Yego, bamurega raporo yo ku itariki 22 z'ukwa karindwi 2026, kandi avuga ko iyo raporo yakozwe cyangwa se iyo inspection yakozwe 2026. Avuga ko iyo inspection yakozwe adahari, ko we inspection cyangwa se ubugenzuzi yagiyemo ari ubwo ku itariki 16 z'ukwa kabiri 2025. Dore uko bimeze rero,
baramurega inspection buretse baramurega ubugenzuzi yagiye gukora baramurega inspection cyangwa se kujya mu bugenzuzi bw'uruganda bwakozwe muri 2026 mu kwezi kwa karindwi wakagaruka akavuga ati wapu ubushinjacyaha ibyo buvuga si ukuri ati kubera yuko icyo gihe ubwabyo jewe nagiyeho 2025 mu kwezi ukunuku ati rero 2025 na 2026 nyakubahwa perezida w'inteko iburanije ndasaba ko mudutandukanyiriza wabyumvise yego akavuga ko iyo raporo aregwaho ntabwo yigeze ayigiramo uruhare nta ruhare yabigizemo akavuga ati ahubwo abayigizemo uruhare bagiye gukora ibi bintu niwe bakabaye babibazwa bari ahangaha none kandi simbabona kandi nge sinjye gute FDA ikombona tubibona ifite abakozi benshi avuga ko we mu bugenzuzi yagiyemo bwa 2025 yemera yagiye agasanga hari isuku kandi bagasanga ibyo byangombwa u Rwanda rugenje gute rubifite agasanga ibyo bakoraga isuku yari ihari uri kubyumva avuga ko icyo cyangombwa gisabwa cyitwa FBO icyo gihe ajya mu bugenzuzi ntabwo FDA yaratangiye kugitanga na etanoro ntabwo yari ihari na etanoro ntiyari ihari akavuga ati kuki mbazwi iby'ubugenzuzi bwakozwe ntari mpari ubugenzuzi nge nakoze ibyari bihari ngibi kandi nabishyize muri raporo nyishyikiriza ubuyobozi ku kigendanye no gufata icyemezo ubushinjacyaha buvuga ko abantu bose batagiye bafata icyemezo cyo kugenza niba wagiye mu kintu ugomba no kuvuga umwanzuro w'icyo gifata ntabwo ubushinjacyaha buvuga ko bagomba gutanga raporo ubu bwabo bagombaga no kugira icyo bakora bagafunga iki uruganda bo basobanura ko kuba yaragiye adafite icyemezo cyo kuba yafunga iki uruganda kuba ari umugenzuzi avuga ko akora raporo akayishyikiriza akanama gashinzwe avuga ko yagarutse rero akora raporo ashyikirije akanama kabishinzwe kanemeza ko uruganda rugomba gukomeza ahubwo bagashyira muri process zo gushaka imiti ndetse no kugira ngo bahabwe ibyangombwa mu buryo bufatika ariko bamaze kubona ibigize uruganda hanyuma rero avuga ko wenda simbize bizasobanuka nk'umwe inspector bizasobanuka atari wa cya kigarasha cy'Uganda ariko bizasobanuka wenda muri mu minsi ejo bundi avuga ko we nta burenganzira na buke yari afite bwo gutegeka Uganda birumvikana ni ukavango niba byumvikana ubucamanza niwe uzafata icyemezo ubushinjacyaha bwabwirengagije ko umwe wagiye mu bugenzuzi adafite uburenganzira bwo gufunga uruganda ndakwiyamye muri iki kiganiro buri umushinjacyaha n'umucamanza baza ufise umushinjacyaha umuburanyi buri umushinjacyaha n'uregwa suspect ukekwa bombi bitwa ababuranyi imbere y'umunyamategeko imbere y'umucamanza ugomba kugaragaza ibyawe n'ubwa mbere rero ubushinjacyaha butsindwa wabyumvise neza kandi utangiye kubyemeza nyine banza wumve nyine wowe ndashaka kukubwira iyo umushinjacyaha arimo arashinja uwiregura nawe akiregura ubushinjacyaha burashinja bushingiye ku bimenyetso bufite uwiregura nawe akazana ibimenyetso bivuguruza iby'ubushinjacyaha wabyumvise ubushinjacyaha bwawe bufite ibimenyetso wawunda afite wabyumvise neza icyo gihe rero suspect ukekwa yadafite ibimenyetso bimushinjura icyo gihe ahamwa n'icyaha yakomeje avuga ko iyo suspect abonye ibimenyetso bimushinjura ubushinjacyaha icyo gihe niho uzumva ngo ubushinjacyaha ntibwajuriye niho umva ngo ubushinjacyaha bwajuriye nuko baba bufite ibimenyetso bifatika ariko urukiko hakaba hari ingingo rwirengagije yakomeje avuga ko nubwo ubushinjacyaha avuga ko yagombaga gutanga igitekerezo cyangwa se agafunga uruganda avuga ko hari amakosa 10 muri Rwanda FDA bagenderaho bajya gufunga uruganda bafata icyemezo avuga ko ayo makosa 10 yose avuga ko yashyize muri system yasanze urwo ruganda nta nakosa na rimwe rwagenje gute rwari rwishe akabaza impamvu rero akurikiranywe nk'umuntu utarafunze uruganda kandi gufunga uruganda ntabwo uri muri huta ngo tugere ku magi
ntabwo abishoboye hari amagi n'isukari ishaka ko tugera yego twagiye hari amagi n'isukari ubwo n'umwe hari umureti ishaka ko tugera w'ikiganiro byumvikana ko aba batatu ibyo ni ibintu bagenda bahurizaho kuko bavuga ko ari bo bagiye mu bugenzuzi ariko batari bafite icyemezo cyo kugenza gute cyo gufunga reka tutaragera aho ushaka tugende oya naho ndahashaka aho umuntu w'umustajeri abazanwa imbere y'urukiko kubazwa ibintu by'akazi atari bwahabwe akazi twagiye uyu muntu bamwita Elizabeth afite n'umwana w'uruhinja ni umugore wubatse w'amezi 6 unafite ikibazo cy'uburwayi ibyo ngibyo bubiri turabigarukaho twagiye tugende icyo gihe yaratarashaka Elizabeth yari umunyeshuri yabajijwe ibyaha niba byemera avuga ko ibyaha atagenza gute atabyemera ibyo minsi 30 asabirwa gufungwa arabihakana avuga ko raporo ishingirwaho n'ubushinjacyaha yego y'ubugenzuzi yagiye gukora yego avuga ko icyo gihe yagiye gukora ubwo bugenzuzi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 2025 oya itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 nibwo yabaye umukozi yagiye muri ubwo bugenzuzi buretse gatoya ndagira ngo tubanze tugenda ataraba umukozi nawe ntukava wifata iby'inyuma ngo bizane imbere ataraba umukozi yego ubugenzuzi yagiye gukora akiri umukobwa yego yagiye gukora ubugenzuzi ariko ari umustajeri ajyanye na timu kugira ngo arebe uko bakora ubugenzuzi ajyayo ari umustajeri yego ajyayo nta itegeko ngo ritamwemera kuba yatanga igitekerezo ntibishoboka kuba yagira icyemezo afata ntibishoboka ibyo ntibyakunda uri kubyumva nta mustajeri ufata icyemezo mu kigo yari umustajeri aravuga uti ubushinjacyaha uyu munsi buri kumbaza kuba ntarafashe icyemezo cyangwa se ngo ntanga igitekerezo cyo gufungura uruganda kandi icyo gihe itegeko ntiryabinyemereraga kuko nari umustajeri yego yabaye umukozi wa Rwanda cyangwa se wa Rwanda FDA ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 2025 kandi avuga ko guhera icyo gihe yabaye umukozi atigeze ajya mu bugenzuzi ubwo ari bwo bwose cyangwa se muri tera imbere yego agenje gute ari kubazwa uyu munsi arimo arabazwa uyu munsi n'ubushinja imbere y'amategeko ubwo igihe yabereye umukozi nta bugenzuzi yagiye ari kubazwa ubwo yagiye mu rubanza abantu bize na za nyoza zitwa Innocent Habumugisha bazaze batubwire niba umustajeri ashobora gufata icyemezo cyari cyo cyose mu kigo yagiye gukoramo stage ntiyajya mu karama k'amasoko kuko icyo gihe ahita ajya kuri raporo nk'uwatanze isoko ntiyajya mu kanama gafata ibyemezo kubera ko icyo gihe yaba yagaragaye nk'umuntu watanze wafashe icyemezo ku kintu afite ububasha ntiyaba kontabure ntabwo yaba perezida wa tenda ntabwo yaba umustajeri ngo ari umustajeri n'uwo kureba n'uwo kwiga umunyeshuri arebe gutyo arebe ikindi kandi umustajeri hari ashobora ariko ashobora kuba ari umustajeri wagiye yafite gahunda kuko yahise kuhaguma ndakazi ikigo cya leta ntabwo bamufashe ngo ngwino batanga itangazo nyine icyato simbizi yarahagumye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kangahe kwa 10 yavuze ko nibwo yahise hinduka umukozi wa FDA ariko hari hashize amezi menshi yaravuyeyo ubizi guteza ko yavuye cyangwa kontera musanze mu kazi uko byasa kose banza wumvise uko byasa kose hano hari ibintu bibiri reka tubaze tuhagarare niba banza wumvise niba Rwanda FDA icya amahirwe hari deje Directeur General w'ikigo arahari Deputy General arahari hanyuma abandi bakozi bashinzwe departments zitandukanye muri Rwanda FDA barahari icyo gihe rero mu gihe ubushinjacyaha burimo muramushinja bamubaza iby'ikigo cyagiye gukorerwamo ubugenzuzi icyo gihe rero arahita yishyuza umushahara ikigo cya leta w'amezi yose kuva icyo gihe agiye gukorera ubugenzuzi leta irayamuha ari kubazwa ibyo yagiye gukora adahembwa ari umustajeri wabyumvise neza icyo gihe byahita bizana impaka ibyo bintu birakomeye cyane y'abakozi ba leta yahita ibanza ikareba niba koko yari umukozi wa Rwanda FDA ese imisoro yishyura TPR hehe hari SSB banki yahebeweho ibyo bizasobanura wabyumvise neza niyo mpamvu urubanza rubaho icyo bita mu mizi hanyuma rero icyo gihe kuba umustajeri rwose yabivuze twese twabyumvise ntabwo yiyongorera gucamanza pasiteri
nkubwire Yego. ibyo uri ibyo umuntu avuga n'ibyo ubushinjacyaha bwavuga aba hari umucamanza ugomba kubigenza wasanga n'ibyo ari ingingo zo kugira ngo yigenza gute zo kwiregura no kugira ngo ubushinjacyaha bwo wasanga bafite ibindi bigaragaza wenda uburyo yahembwaga muri icyo gihe atari umustajeri icyo gihe nabyo byasuzumwa niba yabeshye urukiko kuko kubeshya urukiko nabyo ubwabyo birahanirwa. Hanyuma twagiye ikibazo abaza uretse nkubaza ikibazo abaza kubera yagiye ari umustajeri si we wenyine wagiye muri biriya bintu si wowe wenyine wagiye ariko uyu munsi wa none buretse gato yagiye ari umustajeri niko wavuga ubushinjacyaha bukamushinja ko yagiye nk'umukozi wa Rwanda FDA. Ikibazo wavuga ko na raporo ubushinjacyaha bushingiraho itariki bamurega itandukanye n'igihe yagiriyeyo. Birumvikana rero ni wa mudamu rero kugeza uyu munsi wa none wasabye ko yarekurwa akajya hanze ko impamvu mu mpamvu zikomeye ubushinjacyaha bwashingiyeho bumusabira gufungwa by'agateganyo nawe aravuga ati nyakubahwa perezida w'inteko iburanisha dore impamvu ntabyemera ntembera izo mpamvu ndi umudamu wubatse mfite umugabo mfite umwana mfite n'uruhinja rw'amezi atandatu. Uyu munsi wa none rero uwo mwana barafunganywe igihe arwarira muri gereza. Uruhinja buriya bafunze bandika ko afunganywe n'umwana barafunganywe hanyuma umwana aza kurwarira muri gereza amaze kurwara muri gereza ajyanwa kwa muganga nyuma yaho umuganga ategeka ko cyangwa se atanga inama ko batagomeza gufunganywa akabarezwe n'umukozi badafitanye isano kandi twibuke ko hari abakozi bamwe na bamwe bajya banyuruza abana bakabatwara. Ni impungenge ibyo twebwe ni impungenge tugize asaba ko yagenza gute yarekurwa akabasha kuba yajya gukurikirana umwana kandi n'umunyamategeko yabyunzemo cyane avuga ko urwego rwarwo rwose rugiye gufata icyemezo harimo inyungu z'umwana rugomba kubanza kugenza gute kuzireba ndetse no kuzireba ariko umucamanza arabonye asa yabikurikiranye kandi bose arabakurikirana ariko yagiye akurikirana umuntu ku wundi. Hanyuma rero umudamu yasabye kuba yarekurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abashe konsa umwana. Umucamanza yamaje ati papa w'umwana bahe umugore asubiza ati akorera mu ntara. Twagiye ku wundi bamwita wanyuma nibazina bawe ubanziriza wanyuma bamwita bazina bawe Jean Claude nawe icyaha ntagakemera ariko afite umwihariko we kuba yaranasuye cyangwa se yarakoze ubugenzuzi mu ruganda rwa African Buffalo ariko we asobanura ko yagiye muri African Buffalo ari cyangwa se ari gukora inspection ya follow up yikurikira cyangwa se follow up akaba ari ibintu byategetswe na RIB akaba ataragiye mu bugenzuzi ari bazira wavuga nindese ni Claudine oya bazira wanjye ni ntuzi Claudine mushiki wanjye Claudine avuga ko yagiyeyo ibyo n'umunyamategeko yavuze yagiye mu bugenzuzi budategetswe na Rwanda FDA bwarategetswe n'urukiko kubera ko uruganda rwa African n'urukiko abasasi rw'ubucuruzi urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kubera ko iyi African Buffalo yareze Rwanda FDA yirega nyuma yuko Rwanda FDA yohereje ibaruwa isaba uru ruganda rwa African Buffalo kwangiza cyangwa se kumena amacupa cyangwa se amakarita arenga 4,000 y'inzoga rwagenza gute rwarakoze ariko uruganda rwa African Buffalo rwiyoboka inzira y'amategeko noneho urukiko rutegeka icyo bita rework kongera gubyaza umusaruro cyangwa se gukoresha bya binyobwa bitamenywe ariko hanakozwe n'iki n'ubugenzuzi. Uyu Claudine avuga ko yagiye muri ubwo bugenzuzi butegetswe n'urukiko ageze icyo yasanze muri African Buffalo wavuga ko yageze agasanga uru ruganda rutagikora ubushinjacyaha buvuga ko muri atagaragaje ko cyangwa se muri raporo yagaragaje ko nta production manager bafite ariko avuga ko yasanze n'ubundi kuko batagikora nta production manager n'ubundi warugenje gute wari uhari kandi avuga ko raporo yakoze akagenza gute akayigaragaza w'icyasaba cy'umwihariko asaba cyo kugira ngo afungurwe nawe nuko atuye
kandi umugabo akaba ko ari umukozi wa ukorera mu ntara ko uyu munsi kuva iminsi 21 yose amaze afunze abana be yarabacumbikishe rero ndagira ngo tugere ku witwa Patrick kwanza niho nshaka giye ubundi ndashaka Patrick uburyo umunyamategeko wa Ntiyanabayo Samuel ariwe Alias Kazungu wa Inguvu Limited yaravuze ati hari raporo kuri 27 z'ukwa 27/31 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2026 yakozwe n'inzego zitandukanye harimo polisi, RIB, REMA, Rwanda Revenue Authority, hanyuma tukaza kuzirondera mu kanya kandi nejo twarazivuzeho hari uruganda rumwe tutavuze haba mu gishinosa yashatse kuvuga aravuga ngo bene wacu ariko abanyarwanda bose ni bene wacu ubwo rero urwo ruganda hari umuhungu rwivugiye hano mu rukiko nako icyo kigo Prito sorry Patrick niwe wari wanyuma yego ugiye gufunga muri bane bari bataburanye ubwo ni nawe wanyuma nyine wo kugira ngo afungirweho yego apfundikirweho iburanisha kuburana k'uyu munsi ubushinjacyaha nawe n'ubundi bumukuwa ko n'umukozi wo muri Rwanda FDA unashinzwe agashami icyo bita yego n'umukozi wo muri Rwanda FDA ushinzwe icyo bita marketing surveying specialist ari nawe wavumbuye ibya etanol buretse akaba akora mu gashami kagenza imiti yego ubushinjacyaha nicyo bwabanje kuvuga yego akaba akora mu ishami rigenzura iby'imiti ariho n'umucamanza yabanje kubaza ati umuntu wo mu miti aza mu nzoga gute yajyaga muri urwo ruganda ate kuko ubushinjacyaha buvuga ko uyu yagiye mu bugenzuzi yego ajya mu bugenzuzi mu ruganda rwa Keri ariwe rwa rundi Theo wa Ukwezi TV yavuze ngo ni umukobwa wa Ntiyanabayo Samuel ariwe Kazungu wa Inguvu Gin Keri uyu nguyu nyirarwo rero ni umu-Nigeria wabaye ngo no muri Kenya uyu munsi wa none usapayinga ibigo bitandukanye uyu muhungu yego icyo bushinjacyaha bugenza gute buvuga yego ajya mu bugenzuzi ariko ngo ntiyagaragaza raporo cyangwa se n'ubundi ibyo biza bimeze nk'ibyaba bandi ko atigeze avuga ibyo gufunga iki uru ruganda urumva yego avuga ko n'ubundi bahasanze etanol yego kandi ntibabugaragaze aho iyo etanol yagenje gute yaturutse muri Keri uyu muhungu icyabazwa nuko yagiye mu bugenzuzi uyu muhungu yavuze ngo kirere uyu muhungu yagize gutya yakojeje ibaba muri winarandika niko tujya twumva babivuga abanyamakuru bamwe na bamwe yavuze ibitaravuzwe ibyo mwatinye kuvuga ibyo bamwe batinye kuvuga byose ibyo abandi batinye kuvuga we yamenye umuceri mu rukiko yavuze ngo iki yavuze ati nyakubahwa perezida w'inteko iburaniza imbere yanyu mbazwa jyenyine mu bantu barindwi ati ndimo ndabazwa jyenyine mu nzego z'ibigo bya leta birindwi yahereye kuri RIB afata polisi urajya uvuga nsibire mu Rwanda bajyanye mu gukora ubugenzuzi avuga ko ari kubazwa raporo yagiyemo mu bugenzuzi ariko ko RIB yari kuri icyo gikorwa ubwo bugenzuzi yabugiyemo ari wenyine yari ari kumwe urwa mbere vuga urajya uvuga asubiremo hari ubugenzuzi abazwa yagiyemo yari ari kumwe na RIB polisi ari kumwe na polisi na REMA ari kumwe na REMA na Rwanda Revenue Authority RSB Rwanda Standard Board hanyuma hazamo n'urwego rw'umutekano rushinzwe iperereza rwitwa NSS iperereza urwego rushinzwe iperereza kandi yabivuze mu rukiko gatandatu karindwi norese twe turimo turavuga ibigo byavuzwe na FDA neje umunyamategeko wa Kazungu izo nzego yari yazivuze noneho we yaravuze ngo hari n'undi rwego rutashatse kwivuga noneho Patrick we rero aruvugiye mu rukiko ko bari bari kumwe muri inspection cyangwa mu igenzura Patrick akaba ari kuyibazwa yego aragira ati noneho aragira ati nyakubahwa perezida nimba koko umuntu wese niba nta karengane ishobora kuba ndimo ndakorerwa niba abantu bose bareshya imbere y'amategeko ni gute magara hano imbere y'urukiko jyenyine kandi hari abari bashinzwe hari abo twakoranye iryo genzura cyane ko atari wari ukuriye
urwo rwego rwo kugenzura ari gufata icyemezo cyo gufungura niba koko ibyo avuga ari byo ari gufata icyemezo cyo gufungura uruganda kandi umuyobozi wa RIB aho ngaho. Ikibazo ntabwo tuzi niba ari umuyobozi wa RIB ariko ni RIB yavuzwe na polisi n'izindi nzego zitandukanye, ariko ushobora gusanga hari uburyo arashinjwa kuba avuga ko yego ari we wagaragaje ko rwa ruganda rwa Keri rufite etanol. Ni rero watumye za etanol zimenwa. Nabyo ubwabyo ni ikibazo. Afungiwe nyine yangije ibintu bikorwa remezo. We niwe avuga ko yajyanye n'izo nzego zose zirindwi tumaze kuvuga. Kandi izo nzego rero reka nkubwire abo ngabo yavuze mu rukiko. Wabyumvise neza? Izo nzego zose ubwazo zifite iyo zifashe icyemezo ubwo ni gahunda. Yavuze ati twasuye uruganda turi inzego zirindwi. Yego. Mu bantu bari bafite ububasha bwo gufungura uruganda nta n'uwigeze abazwa muri RIB, nta n'uwigeze ahamagarwa, nta wageze mu bushinjacyaha. Ninjye wabajijwe, ninjye wagaragaje ko uruganda rufite etanol nk'umuntu wabyize. Yego. Ariko ninjye uri imbere y'ubutabera ndimo ndabarizwa abandi bantu twari turi kumwe kandi nabo bakabaye bari imbere y'urukiko. Avuga ati nta bubasha na bumwe nari mfite bwo gufunga uruganda. Yego. Aravuga uti raporo narayitanze muri FDA. Wagiye uhagarariye FDA. Raporo nagenje gute? Yarayitanze. Yabivuze. Ariko uko biri kose kujya mu bugenzuzi, ariko hari abantu ba nyiri igikorwa cy'ubwo bugenzuzi. Nyiri igikorwa yarinda ubundi. Nyiri igikorwa uwago yari RIB ni kuko niyo yategetse ko hakorwa. FDA. Oya. Avuga buretse yari RIB. Nyiri igikorwa yari RIB niyo yakoze iperereza. Nuvuga ngo ushaka kumbwira ko FDA ariyo yahamagaye rura rwego cyangwa ariyo yahamagaye Rwanda Revenue. Oya. Yavuze ko yagiye mu bugenzuzi kuko banamwohereje umva yasabwe kuko umukozi w'ikigo bavuze ati kuki yoherejwe yoherejwe yarize imiti. Yego. Ni hoherezwe abo gukora muki muri ibyo. Bavuga ati naroherejwe kuki naroherejwe n'ubuyobozi mu gashami k'imiti. Ubushinjacyaha bwavuze ati ubuyobozi impamvu bwamwohereje nuko bwari buzi ko ubwo bushobozi agenze gute abufite ubumenyi. Kandi imiti urumva niba baba mu ishami ry'imiti niwe agombaga kumenya, kubera ko ibinini byose umukozi wa farumasi agomba kuba yarize farumasi. Umugenzuzi ari we wabuteguye cyangwa yagiye nabo nk'abandi. Noneho rero twibarize tugaruke noneho. Birumvikana ko umunyamategeko yose yaplika ingingo y'ijana na ingingo ya 15 y'itegeko nshinga 13 ingingo niba nibeshye abantu bihangana 15 yavuze ko ingingo ya 13 y'itegeko ko numvise 15 amatwi yanjye atangiye kumvirana. Ivuga ko abantu bose bangana imbere y'iki y'amategeko, ko nta muntu uruta uwundi imbere y'amategeko, ko bose bakabaye ubwo babibazwa. Kuki bagiyeyo uruganda izo nzego zirindwi zose kuki zagiye? None se uruganda ntirufungwe uyu nguyu akaba ari we wenyine uri imbere y'amategeko. None se FDA wowe icyo gihe nenda kuvuga iyi timu Rwanda FDA abayobozi abakozi bayo hafi ya bose barafunze. Ese ubu tubaze iki kigo kirimo kirakora? Ubu hari abakozi barimo barakora ibikorwa runaka. Utekereza ko nta bandi barimo bari gukora inshingano aba bakora? Director arafunze, umuyobozi wungirije arafunze, abashinzwe amashami bamwe na bamwe barafunzwe. Wabyumvise? Hanyuma rero icyo twenda kuvuga kwa Kazungu, buretse rero turebe kwa Kazungu raporo yakoze muri Nguvu Jini, abagiye kwa Nguvu Jini ni raporo y'urwego rw'igihugu y'inzego zitandukanye. Kandi ejo twumvise deputy umuyobozi wungirije wa Rwanda FDA yaravuze ngo mu nganda twagezemo Nguvu Jini Limited bari bujuje ubuziranenge. Wabyumvise ko yavuze ejo? Hanyuma arangije avuga ku by'iyi raporo umuyobozi wungirije wa Rwanda FDA avuga kuri iyi raporo ko yakozwe kuri iyo tariki 27 na 31 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma umunyamategeko wa Ntiyanabayo Samuel ari we Kazungu wa Nguvu Jini witwa Mbetre Samu umugabo zikuburana kandi rwose pe aravuga ati jewe nshingiye kuri raporo. Wabyumvise neza mu bintu bigiye gutungurana muri iki kiganiro giyi raporo nanayishyiramo noneho iyi se iyi ngiyi genda yifita ariko ese nayiguha genda yibazwa nkanjye
undi muntu wayibazwa ni uwitwa Maître Innocent haba umugisha wabyumvise neza twebwe nitwe kuri 27 genda yifite ifungishije abantu ahangaha ngewe ndayifite raporo y'igenzura yakozwe mu ruganda rwa Inguvu Jini Limited ku itariki 27 abantu bakabafunzwa bazizira urayifite ndayifite Samuel uyu munsi wa none arafunzwe ariko ni bya bindi bavuga ngo gukora iperereza ryimbitse hanyuma rero muri iryo perereza ryimbitse urabona umucamanza bose arabahetuye uko ari 16 gire ngo na batandatu kuko cyagiyeje ubundi hiyongeyeho professeur yavuga umuyobozi w'urwa uyu munsi ejo bundi ushobora gusanga abaye umwere agasubira ku ntebe y'ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se bakamuhika kandi kazi buriya bacunga ni mu Kinyarwanda ngiyimijwe n'ikaramu ntiramburura hanyuma iyimijwe n'ikaramu ntigira gute ntabwo iramburura rero icyo tuvuga uyu munsi wa none urukiko rupfundikiye iburanisha ry'abantu 16 harimo abanyenganda Inguvu Jini Limited ndetse n'uruganda rwa Kerry hakazamo n'urwo rwa Agri Business hakazamo usibye ko banyirazo bo tutababona hano bo ntabwo bahari niko abantu banibaza batariko Zaini BG babahe ariko Ribu yatangaje ko yafunze abantu bagera muri 80 bakabijana ubwo ushobora gusanga abandi bari mu zindi nyiko wabyumvise neza hari abandi bari mu zindi nyiko nuko twebwe twaje ku bustare bwa bakazungu ariko ushobora gusanga Kibaga bagiburanisha Nyarugenge rimwe iraburanisha no mu tundi tureba buranisha aba bantu bo mu nzoga z'inganda z'inkorano hanyuma rero twavuga tuti uyu munsi wa none twizera iki ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 saa 9 niho urubanza ruzasomwa twizera iki urabona amaso yawe akwereka iki nk'umuntu wigeze kunyura mu ishami ry'amategeko no gutayaminuje saba umugisha yaduhunze ubundi twagomba kubimubaza ntabwo kuvuga prediction ku rubanza ntabwo biba byemewe yego kuvuga prediction ku rubanza ntabwo biba byemewe umucamanza niwe wenyine wemeza iki niwe uzabi niyo mpamvu nawe afata icyo bita igihe akabaha indi minsi ariko nyine ubwo uzakurikiranwa afunze azakurikiranwa afunze ariko hari abagaragaje nyine impamvu cyangwa se bamwe bakagaragaza ko nta mpamvu zikomeye zo gutuma bafungwa harimo umuntu umwe wavuze ati nk'ubushinjacyaha buri kuvuga ko uyu muntu azatoroka buri kugaragaza ko afite pasiporo yindi buri kugaragaza ko afite ubundi bwene gihugu buri kugaragaza ko uyu muntu azatoroka akajya he none se abatoroka banyura he banyura mu nzira zitemewe n'amategeko Nijyo ubizi se mbizi wese ntubizi iyo umuntu bavuze gutoroka ntabwo anyura mu buryo bwe ntanyura ahantu hemewe icyo gihe ntandangamuntu yanyuza kuri migration ntabwo yanyura kuri migration ntabwo wabyumvise benshi batanze ingwate hafi ya bose batanze ingwate icyo bita ubwishingizi bugaragaza ko batatoroka na Kazungu wa Inguvu Jini yatanze miliyari 1 na miliyoni 900 iyo ni inzu yatanze iri Nyarutarama mu murenge wa Kinyinya niko nekereza hanyuma rero arangije aravuga ati jewe ntiyanabayo Samuel mu ntandukanye n'uruganda hanyuma rero nsigara nyine bamwe baranditse ejo bati Kazungu yihakanye uruganda Kazungu yigaramye uruganda Kazungu rwa ruganda surwiwe benshi batagiye kwandika bitandukanye tamuneri bashyira yego abantu bo kwa cyangwa se abantu banyiriza inganda n'abanyamategeko babo bavuga ko ubushinjacyaha nta muntu numwe bugaragaza bagezweho ingaruka n'izi nzoga niko babivuga ariko icyo tuzi ko abantu barapfuye bishwe n'inzoga abandi babaye biwerewere abandi barwaye kanseri abaki mu nyandiko ntabo twabonye yewe abantu bishwe n'inzoga ndabafite abantu bishwe n'inzoga ndabaza aho bari ariko ntabwo ari Inguvu Jini Limited arizo twumvise ngo za Kanyanga ibyuma rega ni muri rusange iyo bavuze ibyuma n'ibikwangari hari twagiye ku Kamonyi hari abishwe n'ibigage bavanzemo Kanyanga wabyumvise umuyobozi w'akarere ka Kamonyi yarahari uyu munsi wa none acyayobora ku karere wabyumvise hari abana bapfuye mu karere ka Nyanza umuyobozi w'akarere ka Nyanza Kajyambere Patrick aracyayobora arabizi wabyumvise hari abapfire mu Bugesera mu murenge wa Ngeruka Ruhuha Nyarugenge na Gashora bishwe n'inzoga abo bose abayobozi b'akarere baracyahari irahari polisi irahari abagiye bapfa izo raporo zose zirahari ubushinjacyaha rero ntabwo bwakabaye butagaragaza bubura abantu kandi natwe ubwacu tuzi ko abo bantu bahari
suko twabisoza. So rero bagiye no kubiganiro byacu bashobora no gusanga babo baririye ku biganiro byacu bavuga bati abantu bacu bishwe n'inzoga turababaye bari mu gahinda gakabije mbese imitima yabo akurutse nabo bakaza bagatanga ubuhamya bakavuga bati twagezweho n'ingaruka zimeze gutya na gutya kubera izi nzoga z'inkorano. Inzoga zo zisha abantu ntabwo twabihakana, abandi barazinywa bakara mu makanivu y'imihanda, abandi barazinywa bakarongorwa n'abagabo batabiteganyije, abandi batwaye inda zidateganyijwe, urabyumva neza, abandi babaye indaya, wabyumvise neza, kubera inzoga basindishijwe bagahinduka indaya, cyangwa se babandi baryamana n'abagabo batabiteganyije bakabazezenge, wabyumvise neza. Nyakubahwa minisitiri w'ubuzima yaravuze ati jye nagiye mu Bugesera za Ririma nsaba byeri muri bare cyangwa muri butike bampereza kiwingo, wabyumvise neza. Hanyuma rero twubwira abantu ngo izi nzoga z'inkorano nimbi pe, ariko izujuje ubuziranenge zo ntabwo nabivugaho, simbizi. Harabagizweho ingaruka no kuba baragurishije amasambu cyangwa se amazu yabo bashinga amaduka yo gucuruza izi nzoga z'ibyuma baranguye mu nganda zemewe n'amategeko ya leta, ariko kandi aho ndavuga benshi bazashya. Aba rero harabavuga bati ubu jewe banke ndayishyura iki? So dusoze Damuru dushimira abakameramani, dushimire n'abakurikiye inkuru n'ibiganiro byacu, ariko kandi abatarakoze subscribe nibayikore none habiyandikishe kugira ngo noneho bigaragare ko bari kumwe natwe. Tubibutsa ko ku itariki ya mbere saa 9 ikabutura ninuza umwe bubyambare undi ijipo ikoze ni ijipo cyangwa ni ikanzu. Harabazasanga Ingabire Victoire ubonamo oya ntabwo twabahuza no kwa Ingabire Victoire hari ngo banafunganwa nawe reka uzaperereza Victoire ashinjwa ibyaha, arakekwaho cyangwa se arashinjwa ibyaha by'ubugome, ariko mukanya hari ikiganiro ugomba gukora ukubita ibigarasha biri kubyuka bipostinga ibintu n'ibiki se jewe kuba bapostinga batapostinga, iyo waje kuri imihanda utega umutwe, hanyuma rero bawumena bawogosha bawugira mwiza bawusukamo imbyiro bawusukamo ibiki bawunya ku mutwe, icyo gihe nawe iyo bakunereye nawe basubiza amazirantoki yabo. Wabyumvise neza. So ayo mazirantoki y'ibigarasha byose bitoke kwa Generalizo. Nimwe ahubwo witwa Gasuku ndamusubiza muri Kongo kuko yinjiye Amerika ari umukongomani, buretse gatoya uwitwa Gasuku natitonda ndamusubiza muri Kongo.